ikindi kintu nakubwira kuri iyi ndirimbo Pomo Pomo muri T-set muri Tanzania ndagira ngo umenyeshe ko byafashe indi ntera mu masaha make nyashize cyane ubwo hari ikiganiro gica kuri YouTube n'umunyamakuru ukomeye cyane ukora showbiz mu gihugu cya Tanzania. Ikiganiro bitangwa ni Bomb 5 show, akaba ari ikiganiro uwo munyamakuru amaze kuba yerekana uburyo ngo Rwandan music muri amezi hagera kuri 3 yarimo akora chat akabara aza kuba ahera mu kwezi kwa 10 amaze abara kwa 10 kwa 11 kugera mu kwezi kwa 12 aza kuba nafata no kwezi kwa mbere hafi amezi 3 ari gutangira yerekana uburyo ngo music Rwandan iri kugenda ifata T-set mu buryo butandukanye. So yaje kuba ahera ko bita atanga urugero avuga ati mu minsi mishe ishize nubwo bita Element Air yaje kuba akorana indirimbo no bita Mario masiyo ndirimbo iza kuba hit, kandi yaje kuba yibutsa yuko mu myaka yari ishize wo bita Bruce Melody yaje kuba akorana indirimbo no bita Harmonize, ndetse abaza kuba banamutumira mu gitaramo yaje kuba performingamo muri Zanzibar ubwo bisisaga ubwigenge cyangwa se ubwo bisisaga iminsi mikuru yari mu gihugu cya Zanzibar. Icyo gihe ya ndirimbo murayizi n'umundi yitwa Zanzibar. Yaje kuba kandi atanga urugero aza kuba avuga ati bita Kevin Kade muramuzi cyane, yaje kuba nawe akorana hit no bita Alikiba, bigaragaza yuko ngo abyibura abahanzi bagera kuri 5 muri TZ bakomeye byibura amaze kuba bakorana n'abanyarwanda bakomeye, maze aza kubasoza avuga ati ngaho ndebera, aza kuba atanga urugero ati reba hit wo bita Bruce Melody akoze ari kumwe no bita Diamond Platnumz, hit bita Pom Pom ni mugihe kandi yaje kuba anatangaza yuko ngo mu minsi yari ishize cyangwa se mu myaka yari ishize wo bita Diamond Platnumz none yari kuba yaraje kuba akorana hit no bita The Band Hegabi, indirimbo marayizi bayita Why. Sibye rero uwo munyamakuru wo muri Bomb 5 show warimo utangaza ibyo bintu no